Hello, hello, welcome again, welcome kuri YouTube channel yawe ndetse n'iyanjye. Uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro ababyeyi benshi bakunda kubaza, ababyeyi benshi bakunda kwibaza. Nawe uyu munsi ushobora gukuramo icyawe. Ushobora kuba wajya kubyibaza ariko ukabigiraho urujijo, ndetse hakaba n'abakubwira bakakubwira bimwe mu magambo y'ibihuha, ariko uyu munsi njye nawe tugiye kuganira dukurikije icyo ubushakashatsi bubivugaho. Nanjye nibyo ugiye kugenderaho. Uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro kivuga ibintu 10, ingaruka 10 ziboneka ku muntu waboneje urubyaro. Uyu munsi ushobora kuba uri kwibaza ngo ni izihe, ndetse hari n'ibimenyetso bimwe na bimwe waba waragize ukibaza impamvu yabyo ibitera, ariko ntusobanukirwe neza ibyo ari byo, ukavuga ati reka mbyihorere buriya hari igihe bizashira. Hamwe no kubimenyera ukagenda wumva bigabanuka nyamara bitarigeze bivaho. Izi ngaruka 10 rero ni ingaruka zikunda ku bantu bakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro bwa artificial, cyangwa se bwo kwa muganga atari uburyo bwa karemano. Reka twe gutinda mu magambo turebere hamwe izo ngaruka 5. Ingaruka ya mbere ni uguhinduka kw'ibihe by'imihango. Ushobora kuba wireba ukabona ibihe byawe by'imihango byarahindutse. Ushobora kuba warabuze imihango, cyangwa se ukaba uyijyamo kenshi, cyangwa se ntunayibone burundu, ukayibura mbega burundu. Ushobora ukabona ujya mu mihango ukabona uburyo wajyaga mu mihango byarahindutse. Mbere wagiraga wenda wavaga amaraso makeya, ariko uyu munsi ujya kubona ukabona haza amaraso menshi. Ibyo ni ibintu bihindagurika kubera gukoresha buno buryo burimo hormone, cyane cyane abantu bakoresha depo, agashinge k'amezi 3, implant cyangwa se tuno dupira bashyira mu kaboko, cyangwa se ibinini. Bano bantu nibo bakunda kugira bino bibazo kubera imikoreshereze ya hormone ya progesterone na estrogene. Izi hormone zituma imihango akenshi ihindagurika. Ndizera ko kuri ikijyanye n'iki kibazo wari ufite ikibazo cy'uko imihango ye yahindaguritse asubijwe. Icya kabiri, kubabara umutwe. Ushobora kuba waragize ibibazo byo kubabara umutwe utari usanzwe ubigira, cyangwa se ku bantu bagiraga ibibazo by'umutwe wa migraine, cyangwa se wa mutwe ukunda kuri uruhande rumwe, ukaba wumva byariyongereye. Iyi nayo ni imwe mu mpamvu nimba ukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro ukoresheje uburyo bw'imisemburo cyangwa se hormone, ubwo buryo ukoresha bukaba burimo umusemburo wa estrogene. Niyo mpamvu rwose, kuko iyi misemburo igira ingaruka ku dutsi two mu mutwe, bikaba byatuma ugira ikibazo cyo kubabara umutwe cyane cyane. Icya gatatu, iseseme no kuruka kenshi, ukaba wanakibaza ko ushobora kuba utwite. Cyane cyane ibi ngibi bikunda kuba ku bantu bagitangira gukoresha buno buryo bwo kuboneza urubyaro, gusa bikunda kuba cyane ku bantu bakoresha ibinini piriri. Bino binini rero biragenda kubera na hormone yahindutse mu gifu, bikaba byatuma mu gifu byidurumanganya, cyangwa se hakabamo ikibazo kikivumbura, kuko hari ibintu bidasanzwe byageze mu mubiri, bikaba byatuma ugira ikibazo cyo kuruka ndetse n'iseseme nyinshi, ukayoberwa impamvu yabyo. Nta yindi mpamvu, ni iyi ngiyi. Ingaruka ya 10 ni ukwiyongera kw'ibiro. Cyane cyane ushobora kwireba ukabona ibiro byawe byaragabanutse, ukireba ukabona cyangwa se byabaye byinshi, byariyongereye ukurikije n'ibyo wari ufite mbere utaratangira kuboneza urubyaro, cyangwa se ukabona biguma hamwe ukifuza ko byazamuka cyangwa byamanuka, bikakuyobera ukayoberwa impamvu yabyo. Rero izi hormone hari uwo zituma agira apeti nyinshi, cyane cyane nka depo. Ku bantu bakoresha agashinge k'amezi 3 bakunda kugira ibibazo byo kwiyongera kw'ibiro cyane cyane, ariko nawe utarabyiyongereye bikaba byaragabanutse, cyangwa se bikaba byagumye aho biri, nabyo bishobora biba impamvu yo kuba ingaruka yo kwiyongera kw'ibiro cyangwa se kugabanuka kw'ibiro kubera gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro.
Icya gatanu rero ibi ngibi iki ngiki nakikubwira impamvu njye kugitindaho, ushobora kuba ugirana wowe n'umugabo wawe mukagirana ikibazo akivumbura, niyo mpamvu mu biganiro byose twagiye tubiganira bijyanye no kuboneza urubyaro, nkunda kubabwira ngo kuboneza urubyaro ntabwo ari iby'umugore gusa, ahubwo ni umugore n'umugabo kuko ni ibintu bagomba gukora babyumvikanyeho ndetse banabiganiriyeho ku buryo ingaruka zishobora kubaho buri umwe abasha kwihanganira mugenzi we. Kuri iki rero ni ikibazo cyo kugabanuka k'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ni ukuri hari igihe umugore aboneza urubyaro akagira bino bibazo akumva adashaka gukora iyo mibonano mpuzabitsina, mu marangamutima ku bijyanye no gukora imibonano mpuzabitsina bigahinduka. Nta yindi mpamvu rero ni ukubera uyu musemburo wa testosterone uba wagabanutse cyane kubera ko hari indi misemburo iba yaje kuganza, rero iyo ugabanutse bituma umugore abura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ibi ngibi cyane cyane bikunda kuba ku bantu bakoresha ibinini ndetse na implants, twa udupira two mu kaboko. Cyane cyane aba ngaba nibo bakunda kugira bino bibazo, niyo mpamvu nkunda kubabwira ngo ni byiza ko nimba ugiye gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro, fata igihe ubanze wicare na muganga muganire akwigishe uburyo wumva wifuza, akubwira ibyiza byabwo n'ibibi byabyo, wumve nimba uzabasha kubyihanganira, niba nta bibazo bishobora kuzaguteza yaba wowe n'umutware wawe. Icya gatandatu ni ukubabara amabere. Ushobora kuba waratangiye kuboneza urubyaro, wajya wikora ku mabere ukumva urababara cyangwa rimwe na rimwe ukumva ameze nk'ayabyimbye aremereye, nta yindi mpamvu ni iyi ngiyi kubera umusemburo wa estrogene utuma udutsi two mu mabere cyangwa se utuyoboro tunyuramo amashereka twuzuramo amazi, ukaba ugira ibibazo byo kubabara amabere. Icya karindwi ni uguhindagurika kw'amarangamutima. Hari igihe wumva ukumva amarangamutima yawe yahindutse, rimwe na rimwe ukumva urababaye, ubundi ukishima cyane, ubundi ukagira umujinya, mbese ubundi ukumva wahangayitse, umutima urakurya, utuntu two kurakara vuba twa hato na hato. Bino biri bimwe mu bintu bijya bibaho ku bantu bakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro, umusemburo wa serotonine uragabanuka cyane, cyane cyane ku buryo n'abantu baba barigeze kugira ibibazo bya depression, ni ukuri ni byiza kubanza kubyitondera, ukabanza kuvugana na muganga akamugisha inama bitewe n'uburyo ugiye gukoresha bwo kuboneza urubyaro. Ingaruka ya munani ni ukubura ububobere bwo mu gitsina cyangwa se kubura amavangingo. Hari abantu bakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro akaba yagira bino bibazo ndetse agashwana n'umugabo, umugabo yibaza kubera iki, ariko ibi ni ibintu bibaho, biri mu bintu bituma ingo nyinshi zishwana. Niyo mpamvu ni byiza ko niba ugiye kuboneza urubyaro, banza uganire n'umutware wawe cyangwa se n'umugabo, ni ibintu muba mugomba kumvikanaho, ntabwo kuboneza urubyaro ari ibyo umugore gusa, ahubwo n'umugabo biramureba kugira ngo izi ngaruka nizibaho azamenye impamvu yabyo. Icya cyenda ni ukugira ibibazo ku bijyanye n'udusabo tw'amaraso. Ni ukuvuga ngo kubera umusemburo wa estrogene uzamuka, ushobora kugira ibibazo by'uko amaraso avura vuba vuba. Rero ibi ngibi wakwibaza ngo biba kuba gusa bikunda kuba ku bantu bakunda kunywa itabi cyane, bikaba ku bantu bari hejuru y'imyaka 35 ndetse harimo n'abantu bafite umubyibuho ukabije. Ikindi ku bantu barengeje imyaka 35 ni ku muntu ukoresha ibinini. Bino binini byo kuboneza urubyaro biba birimo umusemburo wa estrogene mwinshi cyane, ndetse twaranabiganiriye tuganira byinshi ku bantu batemerewe gukoresha bino binini byo kuboneza urubyaro, rero bashobora kugira bino bibazo by'uko amaraso yajya abura vuba vuba, ndetse bishobora no guteza n'ibindi bibazo bikomeye cyane nyuma yaho. Icya cumi nicyo abantu benshi bakunda kwibaza, ndetse umuntu wese aboneza urubyaro yumva ko nyuma yaho namara kuboneza urubyaro azahita asama, ariko iki kibazo
iyi ingaruka ya 10 tugezeho yo gutinda kuboneza yo gutinda gusama nk'uko umugore aba abyifuza, ni ukuvuga ngo buri mugore wese arekera kuboneza urubyaro yumva ashaka gusama, ariko hari aho bidapfa gukunda bitewe n'uburyo wakoresheje bwo kuboneza urubyaro. Niyo mpamvu nakugira inama cyane cyane ku bantu yumva yakoresha depo cyangwa agashinge k'amezi 3, ku muntu wumva agikeneye kubyara uri mu myaka kubyara, iyi depo wayikoresha wumva utagishaka kubyara, ariko ku muntu wumva igisaha n'isaha azongera gukenera kubyara, cyane cyane ku bantu babyaye rimwe bafite umwana umwe, ntabwo ari byiza gukoresha buno buryo bwa depo bw'agashinge k'amezi 3 kuko kagira ingaruka mu gihe ushobora uragahagarika wakenera kongera gusama bikanga bigatinda, ntabwo ari ukubera impamvu zawe wenda habe hari ibindi bibazo byajemo ngo kubera impamvu no, ahubwo ni ukubera uyu musemburo wa depo cyangwa se uburyo bwo kuboneza urubyaro bya depo ugira umusemburo utinda mu mubiri cyane, ku buryo n'iyo uhagaritse gukoresha uburyo bw'amezi 3 ushobora gukenera kubyara bigatinda, kubera ko uba utaragarura ovulation yawe cyangwa se ibihe by'uburumbuke ku buryo wumva ko wahita wongera gusama. Rero ubu buryo bwa depo umuntu ashobora kongera gusama byibura kuva ku mezi 6 kugera ku mezi 12, urumva ko ni umwaka, ndetse bitewe n'igihe wayikoresheje hari n'igihe bishobora kugera ku mezi 18. Rero icya mbere ni ukwihangana ndetse ukanategura mu mutwe wawe ntuhishyiremo guhita ubyara mu gihe ukoresha uburyo bwo kuboneza wakoresheje uburyo bwa depo, ube witeguye mu gihe bikubayeho ntuzagire agahinda cyangwa se ngo wishinje ibibazo, ntabwo ari ukubera wowe. Ikindironderwa rero inama natanga kuri iki kiganiro, wowe twabashije kubana kuva ku ntangiriro kugera ku musozo aho turi gusoreza, ni ukuvuga ngo izi ngaruka zo kuboneza urubyaro ntabwo ari uko ziba ku bantu bose, ntabwo ari abantu bose ahubwo ni abantu bamwe na bamwe, ni nk'uko n'uwakoresheje iyi depo harimo umuntu bishobora gutinda bitewe n'inshinge yakoresheje, hari n'ushobora gukoresha urushinge rumwe akaba yamara indi myaka 2 kubyara byaranze, hari n'uyikoresha yayireka agahita asama rwose cyangwa se akaba yanayisamiraho. Ibyo byose ni probability cyangwa se ni ibintu byose biba bishobora kubaho ndetse umuntu aba agomba kwitegura, hari uwo bihira hari n'uwo bidahira. Ni nk'uko ushobora gukoresha uburyo bumwe, tuvuge wenda uburyo bwo mu kaboko bw'agapira, umwe akagasamiraho undi ntagasamireho, kimwe n'uko ushobora gukoresha n'iyi depo turi kuvuga iy'amezi 3, umwe akayisamiraho undi ntayisamireho ndetse akanifuza kubyara bikanga nyuma yo kuyikoresha. Ubwo rero ntabwo imibiri yacu ingana ndetse n'imisemburo yacu ntabwo ingana, ntihakagire uwishinja icyaha cyangwa se ngo yumve ko agomba kugendera kuri mugenzi wiwe, icyiza ahubwo ni ukugira ibiganiro na muganga byimbitse. Rero ikiganiro cyacu ni aha ngaha tugihiniye, niba iki kiganiro wagikunze dukora subscribe ndetse ugisangize n'inshuti zawe, ukore share, uyu mwaka ni fire, njye nawe tugiye gutangirana buri munsi ngomba kujya mbatamo ikiganiro. Niba ufite ikibazo rero ni byiza kujya muri comment ukabaza ikibazo wumva ufite, ndetse yaba ari ikibazo cy'umwihariko ugahamagara kuri nimero ndi bushyireho hasi muri description cyangwa muri comment. Murakoze cyane, ibiganiro byo kuri RN Agape nakagaruka, ciao ciao.